hanyuma uyu muganga rero mumbwireho ni muto ariko nabonye ibyo afite bikomeye mumbwireho bari wumbwireho cyane nkuko yabivuze ubu nayimuzaniye mukuru nabivuze keshi jewe ndavura isi yose iranzi nemewe n'urugaga byangombwa ndabifite hari n'ushidikanya namba se n'ufite amakuru atari meza kuri jewe ko wabivuze yajya kutangaza amakuru akanyomoza ibyo navuze ko atari byo. Jewe nitwa Nzigamasaba Juvenal imyaka 74 yego n'ubwo heyo nk'ubu nayimuzaniye mukuru ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. Mukuru ana akantu bita kamaramuhano nk'umuntu wagize ibyago aragahekenya noneho baba wagize ibyago gute yapfushije nk'umuntu yapfushije nk'ababyeyi yapfushije nk'iki cyangwa inkuba yakubise noneho ko hari gihe bahatora ukwe rukanduza abantu bagahumana. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. Kira baraterekera gurabizi bigatuma bakabaga inka bakabaga amahene bagahereza byabizimu by'iwabo ari nako banatera ibyuhagiro ariko banatera ibyuhagiro. Cyo gihe rero uraza nkagufasha ufite ico kibazo kutabyara ko bakoroze kandi tukiri hano ntekereza ko abantu bagiye bagira iyo miryango igira ibyo bintu birakoma bikabakurikirana hari n'abatuye muri ako gace birabakurikirana kubera ko impamvu bakurikirana kera barabikoraga bigeze igihe babivamo abasiza bakira bari bazi ko babikoraga babishira mu bana babo batazi ibyo bari kubashiramo ibyari byo kugeza ubu rero niho ugera mu miryango imwe n'imwe ugasanga bari kuvuga bati iwacu baraterekeraga hari ibintu biza bikadufata kumva umuntu ngarwara igicuri kidakira kumva umuntu ngo ngahora yiyahuza inzoga ugasanga afite ibintu bimukoresha bimubamo bikamukoresha bimubamo byo mu miryango baterekeraga kera bakoreshaga bagatanga ayo mayoga bagatanga ayo matungo kubona umuntu yigize igihararumbu ku musozi ariko atari ari bya bindi bimukukira mu byo miryango ye wabo. Nibuka ko ngo hari n'ibyo bajyaga bagira nyine wabuje nko kwivuzayo ugasiga imbuto n'amafaranga byo bita amaturo. Ntago ari amaturo ubundi ariya babyitaga inzoga y'abasaza. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. Ni inzoga y'abasaza kera bafataga agacuma bamara gufata agacuma kusokuru yabigenzaga agahamagara ibyo bita gushika. Agahamagara yamara guhamagara ugasiga inzoga y'abasaza ugasiga itabu ugasiga ubuki ugasiga imbuto ukagenda rero niho wamara kwivuza wamara gukira ukaza gushimira sogokuru ukamuzanira nk'inka ukamuzanira nk'ihene nuko babigenzaga. Ibyo tubonye ko ibyo byitwa twavuze ko ari ibiki ibyo birwara bituruka kuri ibyo ngibyo cyane namara ibintu byuka bibi ni imyuka mibi bihuhera n'ibintu by'amarozi gutya. Yego noneho turebe indi ndwara rero mbona ukuvanga umvura amarozi y'amategano amatamikano amahuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kutabyara ndagufasha ariko ntago mvura ubugumba mvura warozwe kubera kutabyara. Cyo gihe rero kugira ngo nzi kumenya ko bakuroze hari benshi batabyara kubera ko bavutse ari biremba namba se ko mubiri wabo bategeka ariko bimereye. Cyo gihe uraza nkagusuzuma nkareba ko bakuroze koko nasanga barakuroze nkaguha imiti nasanga batarakuroze akubwira ukajya kwa muganga. Keshi nkunze gusubizwa n'abantu baje kwivuza ni wanjye ngi mbere ko ngusuzuma umanza kunyereka yo kwa muganga karebe se muganga nibe bizamini yagufatiye. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. Nabona ibizamini wa kizungu namara kubona ibizamini nagufatiye kuko nta kibazo ufite nambase ko ufite ikibazo hari ubura mu mubiri wawe nkagutiye gusura kwa muganga nabona ndagufasha mfite imiti nkoresha hano nkagufasha ikibazo kigakemuka. Yego ibyo ni ibirozi bitegano n'ibindi ni ibirozi by'ibitegano bihuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ibyo ndagufasha gutabyara ko bakuroze no gucuruza ntibigende. Uracuruza bikanga rwose uraza kagumuti ibyo se ko byeze ko hari ucuruza ahubwo kimuka mu muduka yakoreragamo akajya mu rindi bikaka akakubita hino ko ibyo byeze cyane ahubwo ugasanga umuntu akubise imyaka 20 atarafata ku mafaranga. Ni hahandi ubucuruzanya n'umuntu wamara gucuruzanya n'umuntu ukabona umuntu ibyo biri kugenda byaye biri kwanga ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana murima w'umuntu uhebye biri kwanga akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 500 we byaye biranze ryo barakuroze
bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi yego. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. Noneho kaka ni icyo kintu ndashaka kugisobanura aho inkuba yakubise bakahatora urukwi bakarucana rugahita rwanduza abantu bari muri iyo nzu neza. ako rero noneho iyo umuntu yamaze gupfusha warakaryaho buko bikaba birarangiye amahanara. ubu ushatse kuvuga ko umuntu ashobora gupfa kubw'ibintu runaka by'ibitegano wenda biri mu muryango noneho yakarya rero bikamuvaho umuryango wose uryaho kitwa mukuru. ubwo se twakagereranya n'akatsi n'akazi n'akakatsi ubundi kagira n'amata hejuru ku nkinzo kababi kaho yego ariko mu butaka kera hasi mu butaka sinzi n'imbuzi ikintu bita uruhombo impombo urazizi bahinga mu mashinge ako nako rero kava mu butaka mukuru noneho rero ubwo wari ukamuzaniye ngo akagure kuko hari igihe agakenera ahantu igihe akenera undi muti ufite ukawumuha ko muze nzagusura nagira ngo tuganire kuri uyu nzagusura nguhe ikiganiro cyawe cyihariye ayo mateka waretse ukazayama nashakaga umbwire kuri uyu kuko mba shaka ubuhamya shyira abanyarwanda. uyu rwose arakora pe kubaka ahangaha niwe wahiyubakiye bitewe n'inkunga abantu bagenda bamuha z'ubwo buvuzi bwe wadukoreye neza. umuntu akaza ati nzaguha inka wamvuriye umuntu azibonye afite inka nziza uyu mugabo yego akaza ati nzaguha gatama nzaguha inkunga nzaguha udufaranga kubera ko nanjye wangiriye akamaro. yego muze ndagushimiye nzagusura ku giti cyawe. twari tuganira n'uyu musaza nshaka ubuhamya bw'uyu mugabo muto ariko inganzo y'umuco n'ubuvuzi ngo biva kwa sekuruza none arabikurikirana nawe yarabikurikiranye. ndagushimiye mubyeyi urakoze cyane. namwe murakoze. nibyo nakubwiraga urabona ko ngiye kuvura umuntu nawe wirebera amazi nyasizemo nawe ugira gute nawe uyareba. urabona dore umugore ngo yari muno urabona ukuntu baryamye urabireba neza wabibonye. urabona ko ubu aya mazi niyo ngiye kugira gute ngiye kubafatiramo kugira ngo mbarekuze bava aho bari urabibona urabibona ukuntu ibintu birimo bizamukamo. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. ni ukuvuga ngo aha niho nabafatiye nahangaha ni ukuvuga ngo ubu ndamurekuje wumvishe ko yifuje kugira ngo uyu umugabo wamusambanyirije umugore amuha amadolari 3,000 aha rero ubu nibwo agiye gutingisha amafaranga yanjye nagize gute nakoreye kugira ngo bimukorere rero umuntu uri hanze nguca amafaranga igiceri cy'ijana cyonyine gusa kugira ngo ngire gute ngusuzume nimara kugusuzuma ndebe ibibazo ufite nibirangira nguca amafaranga bitewe n'ibyo nagukoreye ko maje kubona iki ibyawe. ntandukanye na babantu bakubwira ngo nyoherereza amafaranga abaturage baragowe. hari abantu batwiyitirira muri iyi minsi bakica izina ryacu. aya mazi ntagameneka nakubye amazi tukanze n'amazi dasanzwe kiyanza. Ni 51 n'ijana nzanira gusa iyo wamaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka. urabibona kugira rero ngo hatagira ikibazo kiza kugira gute kubakurura mugabo namba batazaje kumurogesha bagabona ko ari we wabikoze kuko aya mazi ndongera ntiyasubiza hehe aho yarari. urabibona ubwo ntibagize ngo ako kantu niko kari kayapfundikiye se aka ntako kapfundikiye aka ngaka niko aka niko nkoresha kamfasha kugira ngo ndebe
aho ibintu byanje bigeze gute bigeze. Yego. Turagushimiye. Murakoze. Ntacyo twarenza ku byo tweretse. Ubwo mushaka mwandika ngafasha abantu baje kwivuza. ni 51,000 nizanunzanira gusa iyo amaje kubona umugabo barakwibye ibintu byawe biragaruka.